uretse n'imyemerere hari n'icyo bita kamere nzima na kamere nzima ugasanga yarapfuye afite ibindi bitekerezo bipfuye muri we. So umubyeyi rero arakosa, kuba yakosa birashoboka cyane cyane nk'urugero warutanze nk'uwo wanze kwitabira ibirori kubera yuko atahawe ku mafaranga y'inkwano. Urumva ko iyo ni imyumvire ipfuye, ni nikosa, ahubwo mu Buyisilamu ashobora no kwandikirwa icyaha. Muraho neza, amahoro y'Imana abana namwe, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Uyu munsi semvuge ko ari ubwa mbere ra menya ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, ariko ni ubwa mbere mu buryo bwimbitse mu mbonye nambaye sheria kuri channel yanjye, ariko ku zindi channel ntago ari ubwa mbere. Muri kubona umutumirwa ndi kumwe nawe, abantu benshi muramuzi, aranabibwira, wenda hari abamubonye babona ari ubwa mbere. Ibindi byose ndabivuga maze kubibwira. Shehe, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ngo sabe wibwira abakunzi banjye, abantu badukurikira kuri channel yanjye, wenda bakubonye bushyashya mu maso yabo. Amazina ni Ndayisenga Ashraf, nk'abandi umwe mu barimu bigisha ibijyanye n'amategeko y'idini y'Ubuyisilamu, ari nabyo nize. Nkaba naje kwifatanya na Ketchup niko mwita, ariko sinzi yo mazina harya naye. Undi asanzwe ni Mukayizeri Jaria cyangwa Neri. Ubwo rero no kuvuga ngo rero kuri uyu munsi nayo nifuje ko twaba turi kumwe nkuko yabinsabye ko twaganira, kandi nza kuza kuvuga tereka mfata uyu mwanya wanjye nze kuza kuba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro. Asante. Nyagasana akumera umugisha ku mwanya wawe wigomwe, nago biba byoroshye kubona umwanya ku bantu, kuko hari ibindi byinshi wakabaye urimo bifite izindi nyungu zikomeye cyane ku buzima bwawe kuruta uko wakabaye uri hano. Ndagushimira rero kuba wambaye umwanya. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kuba ndahangaho uyu munsi. Asante. Hari ibibazo bitari byinshi cyane nifuza kukubaza, bishobora gufasha benshi mu bantu badukurikira, bishobora nanjye kumfasha. Hari ibyo nibaza uyu munsi, abantu banyihanganire, ndinjira ku bijyanye n'idini ryacu nk'abayisilamu, ntabwo ndi bugende mu buzima busanzwe cyane. Yego. Ikibazo cya mbere, mu minsi yashize nshimira Imana ko nanabyumvishe cyane turi no hafi gukorana ikiganiro. Yego. Nagiye ahantu abantu nsanga bari kuvuga ku bintu bijyanye n'inkwano, zishaka kubiza umukobwa cyangwa wenda ku muhungu wenda kujya gukwa umukobwa. Yego. Inkwano zajemo ikibazo hagati y'umwana n'umubyeyi we. Yego. Umwana baramukoye, umubyeyi ashaka ko amafaranga bayamuha, kandi umukobwa yari afite ubukwe. Ayo mafaranga bamukoye ari agomba gukomeza ibindi birori bikurikiraho, nta bundi buryo yari afite. Ariko umukobwa akaba yarifuzaga byibura gufata amafaranga make akayahereza umubyeyi we. Yego. Noneho asigaye akaba yamufasha kwitegura ibyo birori bindi bisigaye. Hagati yiwe n'umubyeyi we hahise hazamo ikibazo gikomeye cyane, kuvugana bivaho. Umubyeyi agira ibirori bimwe na bimwe atitabira kubera icyo kintu cy'uko atahawe amafaranga. Rero we yari arimo kubaza niba ku bijyanye n'idini, nimba hari icyaha yakoze cyangwa se ahubwo wenda umubyeyi ari we wakoze amakosa. Mbere ya byose kwanza turabanza gushimira Imana kuba tukiri bazima duhumeka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyagakwiye kuba abantu bagishimira Imana. Topic cyangwa se isomo rijyanye n'inkwano mu ngendeye ku Buyisilamu. Ubuyisilamu bivugaho iki? Icyitwa inkwano ni ikintu cyagaragaye muri Quran, ni ikintu cyagiye kigaragara mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Inkwano rero Ubuyisilamu ubundi bugena yuko ari y'umukobwa. Iyo tuje mu Buyisilamu ubundi inkwano ni y'umukobwa, ikaba ari nk'ikintu umuntu ahereza umukobwa nk'ikimenyetso cy'uko yifuza kumubera umugabo nawe akamubera umugore. Amategeko y'idini y'Ubuyisilamu agena ko inkwano ari itegeko ko ari umukobwa uzihabwa, ndetse ari n'umukobwa ugomba kuzisaba izo ashaka, ndetse kandi bukaba ari ubwumvikane buri hagati y'umusore n'umukobwa bagiye kubana. Ubuyisilamu bwo bugena yuko ababyeyi babyaye umukobwa bashobora guhabwa izindi mpano zindi ku ruhande bagenewe na famiye y'umugabo. Ariko icyitwa inkwano nkacyo cyo ni itegeko ko gihabwa ari umukobwa, ku buryo Ubuyisilamu bwo bunagena ko
nta n'ibitekerezo ahubwo by'ababyeyi bagomba kugira mu bijyanye n'inkwano zisabwa umugabo. Ni ukuvuga ngo umusore niwe ugomba kumvikana n'umukobwa icyo amukwa, niba ari mu mukwe amafaranga ngahe, niba ari mu mukwe iki, nibo babiri bonyine gusa bagomba kubiganiraho bakabyumvikana. Pati y'ababyeyi cyangwa se uruhare rw'ababyeyi rushobora kuba rwagenerwa impano nka gifti kubera ko bareze, kubera ko babyaye, ariko icyitwa inkwano zo ni umukobwa ugomba kuzisaba, ni nawe ugomba guhitamo izo ashaka, niyo zitanzwe niwe ugomba kuzifata mu kaboko ke. Ku buryo Ubuyisilamu bugena ko haramutse hari icyo ageneye ababyeyi yakibanka we, ariko haramutse nta n'icyo yifuza ko bahabwa, ntacyo bagomba guhabwa kuri za nkwano, kubera ko Ubuyisilamu bugena ko ari iz'umukobwa wenyine gusa. Bityo rero icyo ni icya mbere. Icya kabiri kandi, inkwano zitanga mu Buyisilamu ni umugabo. Umugore we nta nkwano atanga, ahubwo umugabo niwe utanga inkwano. Ushobora kwibaza ati kubera iki umugabo we ntazahabwa? Igisubizo cyabyo nuko ubundi mbere y'uko Ubuyisilamu buza, umugore yarakandamizwaga, agakandagirwa, agasuzugurwa, bakabona yuko umwana w'umukobwa ntacyo avuze. Ku buryo hari umuco w'uko iyo umuntu ashaka kuba yarongora akaba aziranye na mugenzi we, bombi bafite abana b'abakobwa babyaye, nshobora kuguha umukobwa wanjye agahita kubera umugore, nta mahitamo wo bagize, nawe ugahita umuwanjye tugahinduranya, nta by'ubukwe ntaki, twese tugahita duhinduranya. Ubuyisilamu rero buza gukuraho iyo ngeso yitwa ashirar yo gushyingirana biraho gusa guhinduranya, nta nkwano ntaki, ahubwo butegeka yuko buri wese agomba kugira gute, agomba gushyingirwa, haba hiriya mihango igomba gukorwa yo gusaba no gukwa, ndetse kandi umukobwa ko agomba guhabwa inkwano. Ni nabyo Imana muri Qur'an ivuga iti wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, abagore mubahereze inkwano zabo. Ukuvuga ngo mugomba kuzibaha mwumvikanye nabo. Imana rero yavuze ko tuzihereza abo tugiye gushaka, ntabwo ari kuzihereza umuryango wabo tugiye gushakamo. Niyo mpamvu rero iyo habayeho imihango y'ubukwe, umukobwa agomba gufata inkwano ze mu kaboko, yagena abo aha akabanka we, ariko nta nubwo arizo zitegura ubukwe, nta nubwo ari nazo ngo zigira gute. Inkwano ni umwihariko kw'iki, ku mukobwa. Ni nabyo intumwa y'Imana muri hadith ivuga ngo inna ahaqqa shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi alfuruj. Mu by'ukuri ikintu cy'itegeko mugomba guha agaciro cyane ni cya kindi kizirura bwa bwambure bw'umugore kuba buhinduka halal, ni ukuvuga ngo kuba buziruwe ku mugabo. Icyo rero intumwa y'Imana avuga muri hadith ya Abi Hurayra nta kindi uretse ko ari iki, ari inkwano. Iyo zitanze nizo zizirura wa mugore kuba umugore w'iki, w'umugabo. Inkwano rero ziri mu bice bibiri. Hari inkwano zishobora kuba zavugwa mu bukwe yuko umukobwa akowe izi nizi akanazihabwa. Hari n'igihe inkwano zishobora kuba zagira gute, zitavugwa, bakaba ari ubwumvikane cyangwa se bakaba babiganiriyeho umuhungu n'iki n'umukobwa. Byose rero birashoboka. Yewe niyo zikererewe zigomba kuzatangwa, ziba zigomba kuzatangwa. Uretse ko mu bamenyi b'idini y'Ubuyisilamu hari n'ababona ko bitemewe ahubwo inkwano kuba ideni, bakabona yuko iyo umuntu adafite ubushobozi bwo gukwa, nta n'ubushobozi bwo gutunga umugore aba afite. Mu bamenyi hari ababona yuko rwose bitemewe ko umuntu yavuga ngo ngewe ndongoye umukobwa uyu n'uyu ku nkwano izi n'izi ngo z'ideni nzazimuha iki gihe n'iki n'iki. Kuko abamenyi babona yuko hari igihe abantu bamaze kubana umwe yihinduka undi, wenda nyuma y'uko urukundo rwamaze kuza no kumenyerana bikarangira bya bindi byari ideni, amubwiye ati ubundi nitumaranye iki gihe, ubundi ntihari amafaranga nagutakaje aya naye, ubundi uranyishyuza inkwano gute kandi buri munsi urya ukanywa ukanambara. Ni nayo mpamvu bamwe mu bamenyi babona ko mu bintu byemewe kuba byagirwamo inkwano, kuba byagirwamo ideni, inkwano zitarimo. Kuko inkwano akenshi biragora kuzishyura. Abantu benshi iyo bavuze ngo ni inkwano z'ideni ntabwo bazishyura, ariko Ubuyisilamu bwo butegeka ko nubwo warongora ku nkwano y'ideni utegetswe kuyitanga. Nubwo abenshi mu bamenyi bayibuza bakavuga ati ntabwo byemeye na gatoya. Ari nayo mvugo nanjye mbona ifite imbaraga yuko ntibikwiye ko umuntu ahubwo yashaka nta bushobozi bwo gukwa afite. Kuko gushaka mu Buyisilamu ni itegeko ko umuntu agomba kuba ashoboye, kandi ntabwo umuntu yavuga ko afite ubushobozi nubwo gukwa atabufite, ntabwo afite. Ni nayo mpamvu igihe kimwe intumwa y'Imana yari yicaye, haza umugore yamukunze yifuza kumubera umugore, ariko intumwa y'Imana we ntiyamukunda. Ariko mu bari aho ngaho agira umwe uhita uzamura urutoki aravuga ati ngewe mumpereze niba ntawe ushaka. Intumwa y'Imana iramubwira ati ufite icyo wamukwa? Undi nawe ati ntacyo. Aturetse kino gikoyi nambaye n'iki niteye hejuru, nta wundi mutungo ntunze mu buzima. Intumwa y'Imana iti noze nuwambura icyo wambaye kuri busigare wambaye ubusa. Arambwira ati genda ushakishe inkwano. Wa mugabo aragenda arahiga arazibura. Arambwira ati genda ushake nubwo wabona akameta gakozwe mu cyuma. Wa mugabo aragenda arahigana ko arakabura. Intumwa y'Imana iramubaza ati se byibura hari isura za Qur'ani waba warafashe mu mutwe, byibura hari imirongo yo muri Qur'ani wabuze? Arambwira ati nzi ni. Arambwira ati genda uzamwigisha izo, nizo zizaba ari inkwano kuri we. Abamenye hadith yo bari kwisobanura baravuga bati kuba intumwa y'Imana itararebye umuntu ngo ibone ko yabuze akameta k'icyuma ngo imubwire ngo nta kibazo yita ugenda, ikamutegeka yuko na bya bindi azi mu mutwe byibura agomba kuzabimwigisha, ni ikikwereka yuko inkwano mu dini zifite agaciro gakomeye cyane. Bityo rero inkwano ni itegeko mu bitagomba kubura mu rushako rwa Islam. Mu bitagomba kubura harimo gushimana hagati y'umuhungu n'umukobwa,
ndetse hagomba kuboneka n'iki na wali ugomba gutanga umukobwa. Wali agomba kuba ari umubyeyi w'umukobwa cyangwa se akaba ari musaza we cyangwa se akaba ari se wabo cyangwa akaba ari sekuru. Nanone mu bitagomba kubura harimo inkwano, ni itegeko mu dini w'Islam, ndetse n'abashahidi babiri cyangwa se abagabo babiri bahamya bya bintu yuko byabaye. Bityo rero inkwano ni kimwe mu bintu w'Islam buhereza umwanya ukomeye cyane. Yewe n'intumwa yacu Muhammad, Imana imuhamahoro n'imigisha, iyo yajyaga kurongora yatangaga inkwano, nta na rimwe yarongoraga gusa biraho. Kuva ku mugore wa mbere Khadija yashatse kugeza ku wanyuma bose yarakwaga. Bityo rero inkwano zigomba kuba ari ukuri, kandi inkwano no kuri kwiki k'umukobwa ntabwo ari kuri ku muryango. Umuryango wahabwa impano zindi ariko cyitwa inkwano cyo n'umwihariko mu Buislamu ku mukobwa. Bityo rero ku kibazo cya mbere wahereyo cyabari ababyeyi babaye nk'abazana ibintu byo kutumvikana, bo nibo baba bari mu makosa, ni nabo baba bazabiryozwa imbere y'Imana. Kunaniza umukobwa no kuzana ayo makimbirane mu muryango kubera ko batari guhabwa izo bashaka cyangwa se kubera yuko atari bo bari kuzifata mu kaboko. Ibyo ngibyo byatumye n'abasore benshi hano hanze bananirwa kurongora bitewe n'amananiza azaturutse mu babyeyi, akanyura ku rurimi rw'umukobwa agiye gushaka ariko ari ababyeyi babigizemo uruhare. Uw'Islamu rero niyo mpamvu bwabitegetse ngo aba babiri bagiye kubana nibo bagomba kumvikana, kuko hari n'igihe umukobwa iyo amaze gushima umuhungu amworohereza, bitandukanye n'umubyeyi, kuko umubyeyi ntabwo ari we ugiye kujya muri urwo rugo, we yivugira ibyo ashaka nkawe, ashaka kunabivuga agendeye ku nyungu runaka ari kubara. Uw'Islamu rero burategeka buti uyu mukobwa niwe ugomba gusaba izo ashaka, akanazumvikanaho n'umuhungu akaba ari nawe uzifata, nta wundi ugomba kuza kubyinjiramo. None se she inkwano urumva zishobora kuza zigateza ikibazo kinini gutyo, kandi mu by'ukuri hari igihe abo babyeyi bakora ibyo bintu baba banabifiteho ubumenyi mu buryo bw'idini, noneho agashaka kubishyira mu buzima turimo bwo kuri iyi si, akakirengagiza icy'idini itegeka kuri izo nkwano. Wakumva ngo hari ikintu bavuga ngo umubyeyi ngo nta kosa agira. Njyewe ntago njya mbyemera, kubera ko nyine umubyeyi arakosa, ni umuntu. Njyewe nicyo kintu cya mbere niyumvisha, ni umuntu arakosa. Ariko nkibaza se nimba icyo kintu kibaye kiturutse kuri izo nkwano zikaba ikibazo, umubyeyi akagera aho yiyambura kuba umubyeyi, kuko niba akuretse ibirori byawe bikaba adahari kubera amafaranga, aba yiyambuye no kuba umubyeyi, kuko ari umubyeyi ufite ubumuntu muri we, yakirengagiza izo nkwano atabonye, ahubwo akaba muri bya bintu mukaba mwaganira nyuma. Umubyeyi nyine umeze nka gutyo kandi ari umuyisilamu, ni nk'ikihe kintu wamubwira? Cyangwa se wenda uwo mwana wagize ibyo bibazo ni gute yakitwara kugira ngo byibura agarure uwo mubano utameze neza hagati yiwe n'ababyeyi be kubera izo nkwano? Icyo kindi kibazo cya kabiri warumbajije nuko icya mbere n'ubundi nanjye ndashyigikira ibyo wari umaze kuvuga. Umubyeyi arakosa, arakosa se gusa, ahubwo arakosa nawe agakosa cyane nk'abandi bantu bose. Nta gitangaza, kuko ntago ariko buri mubyeyi wese aba afite ubumenyi buhagije. Hari ababyeyi bafite ubumenyi bw'ubuzima busanzwe, byagera no ku bijyanye n'imyemerere yabo n'idini bakaba ntaryo basobanukiwe. Nanone hari umubyeyi ushobora kuba afite kamere, buri muntu wese uza ku isi aba afite kamere, aba afite kamere nziza cyangwa se kamere mbi. So buri muntu wese ashobora gukosa, nta gitangaza kiriho. N'intumwa y'Imana muri hadithi iravuga ngo kullu bani adam khata, bene Adamu bose ni abanyamakosa, nta n'umwe uvuyemo. Iyi hadithi rero ishimangira ko buri muntu hava akageragira amakosa. Imvugo rero kuvuga ngo nta mubyeyi ukosa, iyo ni imvugo y'ababyeyi bagiye bahimba kugira ngo babone uburyo batambutse ibifuti byabo. Ariko ubundi umubyeyi nawe ni umuntu. Umubyeyi nawe ubumenyi bwe haraho bugarukira. Hari n'umubyeyi rimwe na rimwe uba nta bumenyi na buke afite, ahubwo mu bijyanye n'ubuzima bw'idini ugasanga rimwe na rimwe araca urubanza bijyanye n'amarangamutima ye, ariko adashaka kumenya si Imana irashaka iki, intumwa yayo irashaka iki, w'ibyijyanye n'imyemerere ntacyo bimubwiye. Uretse n'imyemerere hari n'icyo bita kamere nzima, na kamere nzima ugasanga ye yarapfuye, afite ibindi bitekerezo bipfuye muri we. So umubyeyi rero arakosa, kuba yakosa birashoboka cyane cyane nk'urugero warutanze nk'uwo wanze kwitabira ibirori kubera yuko atahawe ku mafaranga y'inkwano. Urumva ko iyo ni imyumvire ipfuye, ni nikosa. Ahubwo mu Buislamu ashobora no kwandikirwa icyaha cyo kuba ari gushingira ku binyoma. Inkwano ntabwo Ubuislamu bwigize buzimugenera, ni iz'umukobwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba atataha ibirori by'umwana harimo no gushyira imbere inyungu cyane z'umutungo. Bigaragaza ngo nta rukundo rukomeye cyane rw'umwana afite, ahubwo ni urukundo rw'ibintu. Kandi Imana muri Qur'an iravuga ngo watuhibbuna al-mala hubban jamma, mwebwe abantu mukunda imitungo cyane mukarenza. Abantu burya bakunda imitungo, inna wa innahu li hubbil khairi la shadid. Iyo bigeze ku gukunda umutungo umuntu ararenza. Bityo rero gukunda umutungo ntabwo ukundwa n'abana gusa, n'ababyeyi barawukunda. Abasore benshi cyane hano hanze bananiye kurongorwa bitewe no kunanizwa n'ababyeyi b'imiryango runaka, bitewe nuko hari inyungu babashakamo batari kubona. Uyu mubyeyi rero unaniza umwana, icyambere agomba gukora tauba mu Buislamu. Ubundi Buislamu bumutegeka kwicuza kuri iki cyaha bakora.
kubera ko yandikirwa icyaha. Ntabwo kubyara biguha uburenganzira bwo kunaniza umwana nta mpamvu zihari. Icyambere kumunaniza kubera inkwano, ntabwo Ubuyisilamu bwigize buzikwemera n'iz'umwana kugeza ubwo utitabira ibirori by'umwana wawe kubera yuko utahawe kuri amafaranga. Ibyo byose ni amafuti akorwa na bamwe mu babyeyi agendeye kuri kamere zabo nk'uko bateye. Bityo rero icyo nuko tugikosora tubwira ababyeyi ati nabo Ubuyisilamu bubategeka gutinya Imana, bakubaha Imana, bakareka kwivangavanga mu bintu nk'ibyo ngibyo banakosa bitwaje ngo ukuri kwa kibyeyi. Umubyeyi mu Buyisilamu afite umwanya ukomeye cyane ku buryo nyuma y'Imana hakurikiraho umubyeyi. Nyuma y'Imana n'intumwa y'Imana hakurikiraho umubyeyi. Umubyeyi arumvirwa nyuma y'ibintu bigera kuri ibi. Nyuma y'uko twumvira Imana, twumvira n'intumwa y'Imana ibyo tubwira, dukurikizaho kumvira ababyeyi no kubagirira impuhwe no kubagirira neza. Ni aya nyinshi muri Qur'an Imana idutegeka kugirira neza ababyeyi no kubabanira neza no kububaha, kugeza ubwo Imana ivuga iti nibwo bagera mu zabukuru muramenye ntuzibeshye ngo umwimyoze, uramenye ntuzibeshye ngo ukunje isura. Intumwa y'Imana ivuga ibyaha bikuru bikomeye mu Buyisilamu, icyaha cya kabiri yavuze nyuma yo kubangikana Imana, yavuze kugirira nabi cyangwa se gusuzugura umubyeyi. Umubyeyi rero arakomeye cyane kugeza ubwo n'uwo mugabo yaje abaza intumwa y'Imana ati se ninde nagirira neza mu bantu bose? Intumwa y'Imana yambwiye ati mama wawe. Iramubaza ati uwa kabiri se? Amusubiramo mama wawe. Undi se? Intumwa y'Imana asubiramo mama wawe ku nshuro ya gatatu. Ku nshuro ya kane nibwo yamubwiye se. Bityo rero urabona ko ababyeyi babiri ni abantu Ubuyisilamu bwubaha, ariko nanone hari boundaries cyangwa se hari aho batagomba kurenga, nko mu bijyanye no kuba ibyo Imana ibategeka bo babirengaho bagashaka gutambutsa ibyabo. Nk'uwo nguwo rero wivangavanze gutyo kugeza ubwo yanze gutaha ibirori. Uyu mubyeyi rero Ubuyisilamu niwe busaba ahubwo gukora tauba no gusaba Imana imbabazi kubera ko aba yararengereye bitewe no kwifuza cyane. Ikindi inama nahereza uyu mwana nuko agomba kumenya yuko nk'umubyeyi nawe yakosa, akagerageza guca bugufi, akaba yamwegera akamusaba imbabazi nubwo nta cyaha yakoze. Burya hari igihe umuntu asaba imbabazi kugira ngo yongere creating cyangwa se areme umubano n'umuntu kugira ngo ubuzima bukomeze. Ariko amakosa rwose n'uyu mubyeyi uyafite, no mu Buyisilamu agomba gusaba Imana imbabazi byo kuba yarinjiriye ibyo Ubuyisilamu butamwemerera kwinjirira. Ariko ibi ngibi byose tuvuga rega nuko hari n'abantu aya mategeko y'idini tuba tuvuga batanayemera. Ushaka gusanga nk'uwo mubyeyi ibyo ngibyo turi kuvuga byose ari impamvu kuri we. Nicyo kibazo rero kindi gihe hari cyo ngicyo cyo kuba uwo mubyeyi atari tayari yo kumva ibyo Imana imubwira n'intumwa yayo, washyize imbere irari rye cyangwa se agashyira imbere kwifuza kwe. Gusa turamubwira duti twebwe turaguhamagarira ibyo Imana ikubwira kubera ko uzapfa kandi uzahura nayo, inakubaze kuri ibi ngibi byose udashaka kumva. Bityo rero umuyoboro Imana yadushyiriyeho n'intumwa yayo nk'Abayisilamu niwo tugenderaho, kandi abantu tugomba kwirinda amarangamutima cyane yacu ngo dusuzugure ibyo Imana itubwira kandi ari byo by'agaciro kurenza ibyacu twebwe tuvuga. Ngushimire ko urabisobanuye mu buryo bwumvikana, n'umuntu wese wari ufite ikibazo kimeze nk'icyo ngicyo ndizera ko asubijwe. Hari ikindi nibazaga, urabona nk'ubu ngubu ushobora kuba wenda umuntu afite ubushobozi budahagije akunga indoa, ariko nyuma akazabona nk'ubundi bushobozi, akumva hari nk'ibintu bitabaye mu ndoa ye, akumva ubu ngubu ashoboye kuba yabikora, akaba yakwibaza nyine nimba imbere ya Nyagasani nta kibazo kuba yayisubiramo. Ese biremewe cyangwa? Hanyuma ku bijyanye no kunga indoa cyangwa se kubaka mu Buyisilamu no gukora ubukwe bwa Kisilamu ari byo byitwa nikah, idini yo igena ko bya bindi by'itegeko nibyo by'ingenzi bigomba kutabura muri nikah. Urugero muri nikah mu bukwe bwa Kisilamu hagomba kubonekamo abashahidi cyangwa se abagabo babiri, umushahidi kuri sayidi y'umuhungu no kuri sayidi y'umukobwa umwe, ubwo ni babiri. Hanyuma hagomba kuboneka na wundi utanga umukobwa, utanga umukobwa bamwita wali, ntagomba kubura. Hanyuma no gushimana ku mpande ebyiri bagomba kuba barashimanye, ndetse n'ikindi ni inkwano. Ibi bintu bine ni inkingi zituma nikah cyangwa se bituma indoa ya Kisilamu yemerwa. Hanyuma noneho akaza kuvuga ngo ese iyo mu birori bikozwe, ubundi ibirori byo ntabwo byitwa nikah, ahubwo ibirori byitwa walima. Buriya nikah nari amasezerano abaho hagati y'umugabo n'umugore yuko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Hanyuma icyitwa ibirori gikurikiraho cyo cyitwa walima. Walima no kuvuga ngo ni ibirori, igisobanuro cyabyo ni ibirori bigomba gukorwa cyane cyane bikorewe ubukwe hagati y'umugabo n'umugore. Noneho muri bya birori iyo bikozwe hakagira ibitabonekamo, ntabwo ari icyaha ko rwose mushobora kuzabona ubundi bushobozi bwisumbuye mukagira ikintu mutegura kijyanye n'ibirori byo kuba mwakongera mugatumira abantu, cyane ko kugaburira abantu ibiryo mu Buyisilamu ni ibadi ihambaye cyane. Kuba mwategura hari ubushobozi buhari mukagira ibyo muteka n'ibintu mutegura, mugahamagara imiryango mukayihereza mugasangira, nta kibazo rwose. Cyane ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu bintu yavuze bwa mbere ikigera mu mujyi wa Madina yimuka, yabwiye abantu ngo at'imu at'am, mugaburira abantu ibiryo.
so gutegura ikintu abantu baza bakarya bakishima ntabwo ari amakosa. Naho icyo na wenda nagira icyo mvugaho byo ntabwo byakwitwa yuko ari ubundi bukwe bukozwe, kuko ubukwe mu Bisilamu buba inshuro imwe. Iyo umugabo n'umugore babanye biba birangiye, ntabwo biriya bikorwa bindi byitwa ngo nabyo ni bijyanye n'ubukwe, ahubwo byo byitwa ngo ni ibirori byaba abantu babanaga bifuzaga yuko bakora ibirori bakagaburira abantu. Nta kosa ryabyo igihe ari ibirori bidafite aho bitaniye ku murongo w'idini, abantu bakaza bagasangira kuko byubaka n'urukundo n'umubano cyane. Nta makosa rwose yabyo, ariko ntabwo byitwa ngo nugusubiramo ya ndoa ya mbere. Bararangiye indoa, uyaba ari umugabo w'umugore n'uyari umugore w'umugabo, ariko ntabwo no kuvuga ariko ntibyababuza kuba bakwakira imiryango bakayigaburira bagasangira. Ngenda nyuzwe shehe, kandi asante ku mwanya wawe no kuntu unsobanuriye. Ngenda nyuzwe cyane, ndibaza n'abantu badukurikiye harimo abona barije mu by'ukuri kandi wenda tutanabivuganye, kuko akenshi uba usanga twese ku isi tubahe mu buzima busa, tuba twibaza ibintu bimwe na bimwe bijya gusa. Ikiganiro gishobora kuba kinarangiye wenda utumvishije icyo wowe wifuzaga kumva, kandi afite YouTube channel yiwe arayibabwira. Ushobora kujyaho ukandika muri comment ukamubwira ikibazo ufite, akaba yagusobanurira nk'umuntu ufite ubumenyi bukomeye cyane ku idini. Ntabwo ari nkanjye ahangaha. Ubu nanjye uyu munsi ndize cyane. Turimo turagana ku musozo. Shehe, nifuzaga ko twasomera idua abantu barwariye mu rugo cyangwa se kwa muganga, ubundi tugasoza, ukanabwira abantu YouTube yawe kugira ngo bakurikire. Yewe YouTube channel yanjye nkoresha ni Sheikh Ashraf Ndayisenga. Uramutse ugiye kuri YouTube ukandikaho ayo mazina, ukandikaho Ashraf Ndayisenga, amasomo yanjye wayabona, ndetse na chaîne yanjye ya YouTube wayibona. Ni chaîne iri amasomo menshi cyane ariko atandukanye wakwigiramo idini yawe uramutse ushaka kuyimenya idini y'Islam. Hanyuma ikindi nuko nshimira Ketchup waduhaye umwanya tukaganira uyu munsi. Ni iby'agaciro cyane kuza kuganiriza audience, kandi muraba agaciro cyane, turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza aho muherereye hose. Turasaba Imana yuko yabaha imigisha mu byo mubamo byose, ikabaha kugera ku iterambere mu kazi kanyu kose ka buri munsi mukora. Ndetse kandi nk'uko bivuze turasabira abarwayi barwariye imuhira, barwariye mu bitaro, mu bice bitandukanye by'isi, yuko Imana yabaha umuti bakabasha koroherwa bagakira. Tubwira Imana yuko yabagirira impuhwe kandi ikabakuriraho uburibwe bwose bumva. Ndetse Imana tuyisaba yuko n'abantu bose bafite ibibazo ku isi mu bice bitandukanye, abari mu bihugu biherereyemo intambara, abari mu bihugu biherereyemo ibibazo bitandukanye, imitingito, abari mu bibazo bijyanye n'ubukene ndetse n'inzara, aho bose turasaba Imana yuko yaborohereza kandi ikabaha ubuzima bwiza, bakabasha kubaho bishimye nabo bakaryoherwa n'ubuzima. Icyo nicyo cya mbere tubifuriza. Dusaba n'Imana natwe twese ko yaturinda ibibi aho byaturuka hose. Imana ikaturindira igihugu cyacu intambara ndetse n'ibibazo by'ibyo ari byo byose byatuma abantu bahungabana. Imana iturinde imitingito n'ibindi biza byose aho biva bikagera. Imana turindira imiryango yacu, iturindira abapfuye bacu. Imana ibarinda aho bari, barindi ibibi byose byabageraho, ibagirire n'impuhwe, kandi twese Imana izaduhurize mu ijuru. Ni nacyo gikomeye dusaba Imana kurusha ibindi byose. Bityo rero navuga nti murakoze cyane ku mwanya wanyu. Wakoze. Mwakoze kudukurikira. Amahoro y'Imana bane namwe.